nashimwe cyane n'umunezero mwinshi cyane. Imana ishimwe ko haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe ko twongeye kubonana muri kino gitondo. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo muri kano gatondo k'ikiganiro 20 minute live word of God with Jado. Imana ishimwe ko mwaramutse amahoro kandi ko twongeye kubona umunsi mushya Imana ituremeye. Yesu ashimwe cyane. Ndongeye rero ndabasuhuje kandi ndabanezerewe ko abo dukomeje kubana ndetse n'abandi namwe muzagenda mubona ibi biganiro nyuma kuko tubigumisha ku rukuta rwacu rwa Facebook, rukuta rwanjye, ndetse tukabishyira no kuri channel ya YouTube yacu yitwa Kamana Gospel Ministries. Yes, abo mugisha rero tukomeje kubanezererwa. Uyu ni wa mwanya nagize umwihariko w'ukwezi kwa kane, kubera ko ukwezi kwa kane ni umwihariko kuri njyewe bwa mbere, umwihariko kuri njyewe kuko ni ukwezi kwanjye k'umuvuko. Hanyuma icya kabiri ni ukwezi k'umwihariko ku muryango nyarwanda, kuko ni ukwezi twahuyemo n'amahano ya jenoside, umwijima twahuye nawo mu kwezi kwa kane 1994. Hanyuma kandi nanone ni ukwezi nanone isi yose ubu ngubu twahuye n'iki kibazo cy'iki cyorezo cya coronavirus cyashegeshe cyane bibihe turimo, maze kikatuma isi yose igwa mu gihe cy'umwijima. Niyo mpamvu rero natekereje yuko nk'umuntu w'Imana, namwe abantu b'Imana, twafata kano kanya noneho tukaganira amagambo y'Imana, tukareba ku Mana yacu, mbese Imana yacu ni iki dutekerezaho mu bihe nk'ibi ngibi. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ijambo twaganiriye ejo, igice cya kabiri. Ijambo twaganiriye rivuga ngo guma mu rugo kwa Yesu. Haleluya. Guma mu rugo. Iki cyorezo mu bintu cyatukozeho nuko cyatumye haza iki cyemezo kidasanzwe ibihugu hafi byose byafashe, isi yose, cyo gutuma ibintu byinshi bihagarara. Nibwo budasa ku bindi byorezo cyangwa se ku bibazo bitandukanye by'isi, nibwo budasa iki cyorezo gifite, nuko cyahagaritse ubuzima, gituma ibintu bihagarara, ubukungu burahagarara, abantu basabwa kuguma mu rugo, ibintu byinshi birashegeshwa cyane, ku buryo iri jambo ngo guma mu rugo nicyo cyemezo gisa naho ubu ngubu twe turi mu ngo turaguma mu rugo, turi mu rugo, mbese tuzageza ryari? Ahangaha turi muri igihugu cya Amerika, twatangiye bavuga ati stay home, bashyiraho icyemezo cy'ibihe bidasanzwe, bavuga kuguma mu ngo no guhagarika imirimo itari ngombwa, itari essential services. Noneho imirimo myinshi irahagarara, amashuri y'abana, ibintu byinshi birahagarara. Hanyuma noneho igihe bari bavuze bihaye ukwezi nko ku mashuri y'abana, ukwezi kugiye kurangira bati turongeje, kandi siho honyine, n'ibindi byinshi bagiye bongera, turongeje, mwe muretse kuva mu ngo, mwe muretse kongera gutangiza ibintu n'ibindi, mwe mugumye mu rugo. Twumvishe ko n'ibihugu bitandukanye nabyo byagiye byongeza igihe, bati ntabwo turabona ko kino kintu twari twabasha kugifata neza, mwongere mugume mu rugo. Twongera tuguma mu rugo, ndetse amatangazo atandukanye nuko byagiye bigenda. Guma mu rugo rero
nibyo koko yaduteye ingorane nyinshi, ubu ngubu nkatwe hano abana bari mu rugo, ubu amashuri yarakomeje ariko akomeza mu buryo bwa distance learning, nuvuga ngo tubigishiriza mu rugo kandi bagakomeza gukurikira gahunda z'ishuri, abarimu nabo mu ngo barimo babo bakajya babaha amasomo, bahohereza ibyo bagomba gukora, ndetse hakajya baho n'ibihe byateganyijwe umwarimu akaganira n'abana mu buryo bwa video conference, bakajya baganira bakavuga amasomo. Muri make akazi karakomeje, ibintu byarakomeje. Noneho rero mu bintu byatuteyemo ingorane by'ibyo kuma mu rugo, nuko nyine ubu ngubu dusigaye twarabaye ababyeyi b'abana, tuba n'abarimu babo. Ntabwo byoroshye rero. Twavuga byinshi bijyanye no kuba mu rugo by'ibibazo bitandukanye, birimo n'ibibazo by'uko abantu batari mu gukora, abantu bahuye n'ibibazo by'ubushobozi bw'ubukungu, kubera ko nta kintu barimo kwinjiza. Ibyo byose bitera ingaruka nyinshi cyane. Ariko mu ngaruka zihari harimo n'ibyagiye biboneka nk'ibyiza by'uko abantu babashije kubona akanya nk'umuryango wo kubana, maze noneho ugasanga hari utuntu tumwe na tumwe babashije kubona uburyo bwo gutunganya, nk'umuntu yabashije kugira utwo asana mu rugo atarabona uyo mwanya, cyangwa se bigashoboka yuko n'umuntu ashobora kuba yarabuze mu rugo, bamushaka baramubuze, baramukumbura. Hari igihe bibaho ugasanga umubyeyi cyangwa se umuntu mu rugo ntabasha kuboneka kubera akazi n'ibindi, agakumburwa, abana bakamukumbura, cyangwa se abashakanye nabo bagakumbura undi kubera kwirirwa muri byinshi by'ubuzima. Murabizi ntabwo byoroshye. Ubu nabo rero ni umwanya mwiza abantu babonye ko bicara. Ndabizi rwose ko aho hantu hari imbaraga zahabonetse kandi zikemura byinshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu byiza rero twavuzeho ejo, twavuze uburyo iri jambo rya guma mu rugo, uburyo noneho mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ibyanditswe byera, Uwiteka nawe ashaka ko tuguma mu rugo rwe. Haleluya. Niho twabyise ngo guma mu rugo kwa Yesu. Haleluya. Uwiteka nawe ashaka yuko tuguma mu rugo rwe. Nuvuga ngo naho iki cyorezo cyatambuka, naho coronavirus yatambuka, ubundi Uwiteka we ashaka ko tuguma mu rugo. Haleluya. Naho iki cyorezo cyavamo, Uwiteka we ashaka ko tuguma mu rugo rwe. Yesu ashimwe. Reka twongere dusome ya magambo twasomye ejo. Twavuze ku magambo atatu. Twavuze irya mbere, twavuze iryerekeye ibyahishuwe, ibice 22 ku murongo wa 15, aho ibyahishuwe bivuga ngo hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Hanze yo kwa Yesu, hanze yo kuba mu by'Imana, hanze y'iby'Imana, hanze yo kwa Yesu, hanze yo haba ibyo nibyo bihaba nyine, hanze nibyo biha by'umwijima. Twasomye n'indi jambo aho Yesu Kristo yavuze muri Yohana 15 guhera ku murongo wa 4, avuga ibyerekeye uburyo ari umuzabibu w'ukuri, ari igiti natwe tukaba amashami, kandi yuko ishami ritabasha kwera imbuto ritagumye ku giti. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tuvuga n'irindi jambo rivuga ibyerekeye umwana w'ikirara wiberaga mu rugo, ubundi aba mu rugo aguwe neza, iwabo rwose bameze neza, bamuha byose, ariko umwana w'ikirara agira umutima w'uburara muri we, atekereza gusohoka, atekereza kuva mu rugo, kandi
gahunda yo kuguma mu rugo yaraguwe neza, ntacyo yarabuze, atekereza kwifuza gusohoka. Noneho mu kwifuza gusohoka abibwira se ati ndagiye arashega. Ese aramureka, aragenda arabebera. Hanyuma noneho ageze hanze, twavuze uburyo yahuye na bya bindi Yesu yavuze mu byahishe ngo hanze hazaba. Yaragiye ahura na zambwa, ahura n'ababarozi, arapfapfana, ahura n'iby'umwijima byose byo hanze biramukubita n'ukubita. Yesu dufashe rero. Iri jambo turigarutseho guma mu rugo, ariko reka turarigarutseho. Nahoze ejo ndi gusenga mbona kuki unshyizemo kongera kuri iri jambo, nuko umwuka w'Imana nyongora mutima ati kuko n'ubundi niyiguma mu rugo abantu barimo kubera icyorezo, n'ubundi byagiye ngombwa yuko bongererwa igihe cyo kuguma mu rugo. None ijambo wongera urivuge. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere turivugeho rero, guma mu rugo, twongere turivugeho. Ubu ngubu abantu baratinya gusohoka hanze, kubera ko babwiye ko hanze uyu mwanzi wa coronavirus turwana nawe ni umwanzi utagaragara. Ni ukuvuga ngo hariya hanze mu masoko, mu mabisi, ahantu nyine hatana abantu batandukanye, hariya hanze uyu mwanzi utagaragara ntabwo wamenya umufite n'utamufite, ntabwo wamenya aho umufite yakoze, kuko ashobora kuba yitsamuye cyangwa se yikoze mu buryo cyangwa se akabagira ahantu akora icyo, aho yaba yakoze hose. Ni ukuvuga ngo aho hose hari danger, it's danger, kuko aho hose yagiye akora hose hari umwanzi yagiye amuhasiga. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo guma mu rugo, ugumye mu rugo, tubanze tubikemure, abarwayi tubakurikirane, abagaragaje ibimenyetso tubafashe, bugumye mu rugo, tubanze tubikemure. Yesu ashimwe cyane. Noneho uyu mwanzi rero utagaragara ameze neza nk'umwanzi wacu mu buryo bw'umwuka, nk'umwanzi wacu, umwanzi w'Imana yacu, ameze nk'umwanzi w'ubwoko bw'Imana, ari we Satani. Satani we nuko ameze. Satani ntabwo agaragara gutya ngo ubone gutya. Satani yihisha mu bintu nk'uko coronavirus yishobora kwihisha, ntupfa kuyibona. Na Satani we arihisha mu bintu bitandukanye, ntabwo upfa guhita umubona gutya. Aragenda akihisha mu buryo uza gushiduka. Abantu, umuntu w'Imana nka cya kirara, wa mwana w'ikirara warambiwe kuba mu rugo, hanyuma none akavuga ati ndashaka gusohoka. Umuntu w'Imana usohotse akajya kuvuga ngo reka njye gusa n'abandi, agenda agira ngo arabona ibintu wenda bimeze nta kibazo, arabona ari byiza, ariko agatangira ko kuba yanakubwira ati nta kibazo mfite. Kubera iki? Kuko umwanzi umuteze hariya, umwanzi udutega hariya, ntabwo ari umwanzi wigaragaza ako kanya, ni umwanzi wihishahisha. Kuko coronavirus imeze, nawe arihishahisha, agira amayeri azana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana hano mu byahishe ibice 22:15, hanze hari imbwa, hari abarozi bakuroga, bakakwica, bakakuroga. Inshuti mbi zikaroga umuntu, zikakuroga. Inshuti mbi buhoro zabyisha ubucuti, ariko zikakuroga, zikakuvanamo neza ya mbuto y'iby'Imana, ukaba nabi. Kubera iki? Ni umwanzi Satani uri mu buzima butagaragara, nk'uko iyi coronavirus imeze. Ntabwo ari ikintu ubona ngo wagihunga cya coronavirus. Kiba cyihishe mu bintu, cyihishe mu byo abantu bakozeho, cyihishe mu giki, cyihishe mu mwuka. Umuntu urwaye ntabwo umuzi, icyishe na Satani nuko ameze. Niyo mpamvu guma mu rugo ya coronavirus. Ahubwo ubu ngubu noneho Imana irashaka ngo tumenye ngo tugume mu rugo mu Mana. Naho coronavirus yazarangira ikava mu nzira, iri jambo rirakenewe.
yuko abantu bamenya ko bagomba kuguma mu Mana. Ntabwo ari bya bindi ujye ubona ukabona abantu umuntu ari mu by'Imana abaye muntu w'Imana ariko mu kandi ubundi munota kujya kubona aragucanze agiye mu bindi aravangavanze. Guma mu rugo. Haleluya. Guma mu rugo kwa Yesu. Gumamo neza. Ejo twatangiye ikiganiro cyo ducuranga ya ndirimbo ya Korali Jehova Ire ivuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Haleluya. Gumamo. Yesu ashimwe cyane. Gumamo. Kandi gucaracara hanze ubundi wenda abana bavukiye mu miryango imeze neza hari ibyo batamenya, ariko nk'ako twavukiye mu miryango y'ibibazo, imiryango y'ubukene, imiryango y'ibiki, imiryango y'induru mu rugo, hari ibindi ari ukuntu usanga umeze nk'aho ushaka gukomeza gucaracara uhunga urugo ugenda gushakisha wenda aho ku nshuti zawe cyangwa ku yindi ku baturanyi aho baba bahishije, ukajya kuba wikinisha ukina n'abandi bana kugira ngo uze gusanya ukagenda uhunahuna nyine ushakashakisha mu by'ukuri ushakashakisha nuko nguko. Noneho hakaba n'igihe n'umwana wenda atagize n'icyabuze, ariko ugasanga umwana atewe no kwifuza iby'abandi atari kubariya, ariko ugasanga umwana atangiye kwifuza iby'abandi, ugasanga atangiye kwifuza imico y'abandi, kandi ari umwana wawe wibyariye warereye mu nzu y'Imana, ariko ugasanga atangiye kwifuza iby'abandi, kwifuza imico y'abandi, agatangira ukajya kubona ukabona nyine agiye agenda gutyo, hanyuma ukazashiduka neza. Ariko noneho ijambo ry'Imana riravuga ngo guma mu rugo. Yohana 15 nk'uko twabye 15 guhera ku murongo wa 4, aho Yesu Kristo yavuze ngo ntabwo ndi umuzabibu w'ukuri, namwe mukaba amashami. Ishami urivanye ku giti cy'umuzabibu ntabwo ribasha kwera imbuto, ntabwo bishoboka. Mureke naho coronavirus yazavamo, mureke twige yuko tugomba kuba hamwe, tugatomora neza ibyo turimo, tukaba neza mu by'Imana. Haleluya. Tukabigumamo, tukaguma mu rugo kwa Data, tukaguma mu by'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuguma mu by'Imana ujya kumukana bitandukanye na wa mwana cyangwa se wa muntu w'Imana ugenda ucaracara, bacaracara baravangirwa mu bintu bitandukanye. Ariko umuntu ugumye mu Mana, akaguma mu by'Imana, akaguma mu rugo kwa Data, haleluya, nukuri Uwiteka aramutomorera neza, akamushyirira ibintu mu buryo, akagufasha neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu muri Yohana 15 ku murongo wa 7 avuga ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose. Haleluya. Nimuguma muri jye, musabe icyo mushaka cyose. Haleluya. Nimuguma muri jye, nukuri nimuguma muri jye. Nagiye ngira ubuzima buhamya bwo kugira gucanganyikirwa mu gasanga nyine mu busore ari ukuntu uri kureba ukabona uri mu nzu y'Imana, ariko ukabona hari ibyo utarimo gushyikaho, kandi hari ibyo bitarimo kuza vuba. Ari ndibuka rwose ndangije amashuri ndi umwarimu muri primaire, kandi ndangije kaminuza, ariko nkomeza mbura akazi komeza kuba umwarimu muri primaire. Aho ngaho nshaka kuvuga uburyo mu mutima wanjye nagiraga Mana, nkumva ndashakaraye mu mutima wanjye, nkumva ntariko Mana, njyewe
nanjye nzabona ubuzima nzabona akazi neza nkacakara, ariko Mana guma hamwe ndi kumwe nawe, guma hamwe. Yesu ashimwe cyane. Utaga ati guma hamwe ndi kumwe nawe. Kabona abandi twararangizanye, babonye ubuzima, babonye akazi, barambara amakoti umunsi ku wundi, ariko ngenda Mana ko mpeze hano, ko nta ngewe rwose wanshyiremo ka speed. Uwiteka aza kungisha ati ariya makoti urimo kuririra, tegereza nzakuyambikira ikoti ryanjye, tegereza nzakwihera ikoti ryanjye. Ariya makoti ntabwo uzaho abantu baba yavanye. Amakoti nyine ndavuga imigisha y'uburyo butandukanye. Iriya migisha urimo kubona ntabwo uzaho bayivanye, ntabwo uzi ibyo ari byo. Hari ibyo ubona ukagira ngo ni imigisha, ariko ari ibihimbano cyangwa se ari ibintu Satani yakubise umuntu akamuhangika, wowe ukagira ngo ni imigisha. Ikimenyetso ni ukujya kubona ukabona koko bya bindi Satani yapanze ahangika, kujya kubona ukabona birasenyaguritse. Ariko iby'Imana itanga irabikomeza, n'ukuri yigumye muri we, irabikomeza ikagukomeza. Yesu ashimwe cyane. Kandi ikintu nyamukuru kinarenze n'ibintu wenda byitwa ibindi tubona twakwita, ikintu nyamukuru ni amahoro Yesu atanga ku bantu be. Ni amahoro atarondoreka. Yesu ampa amahoro atarondoreka. Ni amahoro atanga, araremera, afite agaciro kurusha. Haleluya. Kandi n'ubundi aba akuze, azi neza ibigukeneye kuri taye yawe, kuri gahunda yawe, akagenda bishyiramo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Akagenda bishyiramo. Yavuga uburyo nigeze kwivumbura ku Mana muri 2003, mwaka wa 2003, ndivumbura muri ibyo byose nyine ndi mu byo kuvuga ngo Mana nta kazi nta kimeze. Nuko noneho nza gukora ikizamini cy'akazi ntibamfata, noneho ndakarira Imana n'isuku ku Mana, kuko ndi umuntu wawe, ndi umukozi wawe. Kuki ibintu nk'ibi bimbaho? Nuko icyo gihe nari mfite ivuga butumwa, nari mfite igiterane itorero rya ADEPR ryari ryansabye gutegura n'abandi, ariko ari ngewe ugikodona cy'abanyeshuri, igiterane cy'abanyeshuri. Nuko noneho rero barampamagara ngo nze ngo nitegure kugenda Muhanga kujya kugitangiza. Nuko noneho basanga ndi mu mwuka mubi, ntabishe rwose. Vuga ni Mana ndi mu mwuka mubi cyane. Nuko ntabwo rwose ntabwo mbirimo, ntabwo mfite umwanya, ariko Uwiteka arankosora. Haleluya. Ashyira kuri gahunda ako kanya. Nyuma y'iminota nka 30 njya mvuga ubuhamya bwanjye ko byagenze, ariko nta kanya mfite cyane kabyo. Iminota 30 ashyira kuri gahunda ku murongo. Nsayimana imbabazi. Nuko tanje ndahamagara umuyobozi warampamagaye, ndamuhamagara ndamwani ndi tayari, ndaje rwose. Nuko ati ngwino. Ndagenda njya mvuga uburyo ubwo mpagurutse, ndahaguruka ndagenda njya muri uwo murimo. Njya mvuga uburyo uwo murimo, uwo nguwo icyo gitana nagiye gukora n'abandi bene data nkajya kugikodona hari Muhanga muri 2003. Njya mvuga uburyo ari cyo giterane nabengutsemo umukobwa wambe ubu ari we madamu wanjye. Icyo gihe namwengutse, ubu ni we madamu wanjye. Ibi umva imigisha y'Imana ahantu ibi ihishe muri yo. Kugumamo. Haleluya. Ubwo nari nivumbuye ngo nzimarira iki? Nari nivumbuye, ubundi urivumbura ngo wiyongere iki? Ariko Imana igenda itwereka yuko iyo ugumye muri yo iragufasha igashyira ibintu byo. Kandi ibyo bintu byo mu buryo cyane mvuga, reka mvuge ngo cyane amahoro iguha, amahoro abantu be iyo ugumye muri we. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo ugumye muri we amahoro atanga. Muri njye ati Yesu ampa amahoro atarondoreka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uko kuba muri we hagenda gufasha. Haleluya. Ugumye muri we
Imana ishimwe cyane. Hanyuma nkabonye uyu mwana w'ikirara nawe twamuvuze hejo. Uyu mwana w'ikirara wagiye akajya kubebera akaya ibyo Isirayeli yamuhaye, akajya hanze agahura na zambwa n'abarozi n'abasambanyi n'abandi bose agakora ibyo byose arikaze ko yativye ariko kwa data. Haleluya. Bararya baranywa anabagaragu baho baguwe neza, umutima we akambira kwihana, agaruka kwa data ati nzagumayo. Mwene data, muntu w'Imana, niba wari waragiye ujya mu bindi ukagenda ukajya hanze muri ugahura n'izo mbwa nawe barozi ibyo ngibyo ibyahishura no kugenda kandi batavuga ngo hanze hazaba, niwe waragiye ugahura n'ibyo bintu, ariko uyu munsi ukabirimo kumvira ijambo ry'Imana ngo garuka mu rugo, ugume mu rugo. Mwene da mu nshuti y'Imana, garuka. Haleluya. Umwana ujyano yaragarutse mu rugo, aguma mu rugo. Garuka kwa data, arambuye amaboko ngo kwakire, kandi nukuri tuzagubwa neza. Abakiranutsi bazagubwa neza, ngo uhamya ko abakiranutsi bazagubwa neza. Haleluya. Kuko bazashisha nk'imikindo. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nuko haza ibi bintu by'umwijima by'ipandemic nk'ibi ibi bintu by'ibirwani byose, nubwo isi yanyeganyega, abakiranutsi bazagubwa neza. Yesu ashimwe. Abakiranutsi bazagubwa neza. Kurukanyira imigisha hano hanze, imigisha hano hanze ugira ngo hano hanze itari umugisha w'Imana ntabwo biramba. Mbona perezida wa hano muri Amerika ukuntu ujya kujya gukora yimitse nk'umuntu rwose, amuhaye umwanya ukomeye. Hanyuma noneho no muri za Twitter zakamushima, akamuvuga akamushima, zuko nyine Twitter yikujwe n'abantu barenze 25,000 bose tukayibona, televiziyo zikabivuga ni byose. Ariko wajya kubona ubundi nyine iyo bivuze ngo iyo baguhaye umwanya nk'uwo nguwo nka perezida hano wa Amerika akaguha umwanya nk'uwo, nuvuga ngo uhita ujya mu ikoti, niryo rya koti navuze ngo ry'imigisha y'isi. Ariko bikambabaza, ahora bikora kandi bikambabaza. Ukajya kubona uko nabukeye wa muntu aramwirukana, akamwirukana. Ujya kujya anirukana nabi rero, jya kubona ko anayirukaniye umuntu kuri Twitter akamurwandiko nyuma. Birababaza. Ariko umugisha wa Yesu Kristo, haleluya, Imana itanga iyo ugumye muri we. Haleluya. Hari n'igihe n'uwo mugabo ashobora kuguha uwo mugisha agira ngo n'urwaye kandi ari Imana ibiciyemo kwa kari Imana. Haleluya. N'ibindi byose bitandukanye byo mu buzima tubamo ndi kuvuga nyine byerekeye kugumana n'Imana. Kandi reka mvuge ngo nongere ngaruke ngo kugumana n'Imana yacu, kugumana na Yesu Kristo wacu, amahoro atanga. Haleluya. Amahoro atanga ntarondoreka. Niyo bigeze mu isi igeganyeze gutya, abantu b'Imana bo bama bahorana amahoro yayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Bama bahorana amahoro yayo. Bene data, tubivuge, tubyamamaze, tugume kwa data, tugume mu rugo kwa data. Bene data, Yesu ashimwe cyane. Tugume mu rugo kwa data. Kucyo mukunda agenda akuremera ubuhamya umunsi ku wundi, umunsi kubera ko agumya muri we. Kandi kuko nibyo ngo hano muri yandi yavuze akomeza Yohana 15 ari ngo ngo umuntu naguma muri nge azera amashami ahera imbuto. Haleluya. Kandi azakubwa neza. Yesu ashimwe. Amina. Yesu ashimwe. Kubera iki? Cyane kubera
atavangiye, amahoro atavangiye iby'amatika, amahoro atavangiye ibiki n'ibiki, amahoro atavangiye amafilozofi, amahoro y'umwimerere Yesu atanga. Haleluya. Kubera iki? Kuko witandukanyije n'ibyo hanze, witandukanyije n'imbwa. Imbwa nabyo tuzabiteba imbwa icyo bivugamo mu buryo bw'umwuka. Imbwa ariko murabyumva nyine, ntabwo ari imbwa buntu, n'imbwa abantu, n'imbwa bintu, n'imbwa z'imico y'ubwa bintu n'ibyo ngibyo byerekana kubitindaho. Hasi twanyine kwitandukanya n'abarozi baroga bakaroga bakese, bakaroga ibitekerezo byari byiza, byari bifite ibintu by'Imana, ukajya kubona uko umuntu baramuroza baramuvangiye bagiteka ko Yesu adufashe. Abarozi baruzuye baravanga, abarozi baravanga ndetse bakavanga babyitira n'Imana. Abarozi bavanga babyitira Imana, ariko Yesu adufashe tugumemo neza. Bavanga babyitira Imana, kuzana 5, uzana 10,000, uzana miliyoni ngo Imana yaguha imigisha ikurikije amafaranga. Ibyo ni ntabwo bibaho. Ijambo ry'Imana ntabwo icyo ni ukuroga abantu, ariko tugumemo neza bene data. Yesu ashimwe cyane. Tugumemo muri Yesu. Mu gihe cya coronavirus tugume muri Yesu. Coronavirus nirangira tugume muri Yesu. Niba hari imigisha n'amasoko yafunze cyangwa yifunze, tugume muri Yesu. Ndetse na ya masoko niyongera agafunguka. Haleluya. Bwa buzima bukongera bugafunguka, bya bindi warabuze kongera ukayibona. Tugume muri Yesu. Yesu abahe umugisha kandi Yesu abagire neza. Ndabanezerewe cyane. Haleluya. Hanyuma noneho rero akanya kacu nako ngako kabari gatoya, ariko tuvuge ngo tugume mu Mana yacu. Hama noneho n'ukuri izakomeza kutugira neza, kandi abayigumyemo n'ukuri ntacyo babura, irabafasha igatanga amahoro atarondoreka, ikakugira neza ibihe byose, ukabasha kubaho mu bihe by'amakuba ukabasha gukomera, mu bihe by'imigisha nanone ukabasha gukomera neza. Kuko hari ukubaho nk'uko Pawulo yavuze ngo nize kuba mu bisaga, muvanga ibintu ari byinshi. Pawulo agomyeza agakoba umukristo mwiza, kandi no mu bihe by'ubukene, akaba ngo no mu gihe cy'ubukene nabwo Pawulo agakomeza akaba umukristo mwiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Natwe rero nawe gamwene data, muzi dukomeze tuba abakristo beza. Yesu ashimwe cyane. Dukomeze tuba abakristo beza, uko Imana azadufasha, uko Imana azakomeza kutugira neza, niba bigenda bitambuka twibera mu Mana, twigumira mu Mana. Yesu abahe umugisha. Ndabakunda kandi turabakunda. Iki kiganiro kiba kuri Facebook yacu, kuri page yanjye. Hanyuma noneho kandi nshaka tukagishyira no kuri YouTube channel yacu yitwa Kamana Gospel Ministries. Turakuraritse rero hamwe nawe, ndetse n'ibitekerezo watugezaho kugira ngo tukomeze twagura ubwami bw'Imana, tukomeze dufatikanye, ndetse n'amasengesho byose. Turabasuje rero, mukomere mu Mana.